Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze nanone ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu minsi yashize twavuze ku ibintu bifunga amaraso, ariko noneho nimba amaraso afungwa mu mubiri wose ntihabeho itembera ry'amaraso riboneye, twakora iki? Twakora iki mu kugira ngo dukomeze gufasha inyama 10 z'amaraso ngo zibashe gukora neza? Twibukiranye ko muri turiya turemangingo mvamigabane n'inyicamubiri karahabutaka bateranyije, twari twabonye mu biganiro byashize ko hari izo bita semi-virus 40 cyangwa se semi-virus 40. Twari twabonye ko harimo uturemangingo LC32. LC32 akaba ari uturemangingo tundi tuva mu bindi biremwa byo mu yindi migabane. Ni ukuvuga ngo bafashe ikintu noneho hakiyongeramo na spike protein. Spike protein ikomeza kuzenguruka mu nyama zose z'umubiri, ikomeza kuzenguruka kuko iba yagiye mu byo nakwita ahantu hose imbere mu musokoro, mu magufa, mu musokoro hose, mu maraso. Bivuga iki rero? Bivuga ngo bizaba akazi kanini kugira ngo abantu biteye utu turemangingo mvamigabane tuvanze n'inyicamubiri karahabutaka babashe gukira burundu. Bivuga ngo bizasaba guhora bakora icyo nakwita detox cyangwa se kuvana imyanda mu mubiri. Mu kuvana imyanda mu mubiri rero, ikintu tugomba gutekereza, ese iyo umuntu bamuteye kiriya kirungo kivanze gihitira he? Gihitira mu maraso. Amaraso rero, umwijima nicyo kigega cy'amaraso. Ni ukuvuga ngo ni 3/4 by'izindi nyama z'umubiri, niyo nyama nini mu mubiri w'umuntu kurusha izindi zose. Bivuga ngo umwijima ni ikintu cy'ingenzi. Mu bihe byashize twagiye tubona ko umwijima wica abantu benshi cyane, muri za kanseri twavuze ziswe turbo cyangwa se hyperprogressive type of cancers, cyangwa se kanseri ariko ziruka nk'igihumyo, kuko umuntu arisuzumisha atarazi ko arwaye, akisuzumisha nabwo yarembye, ukumva ngo nyuma y'icyumweru yapfuye. Yishwe n'iki? Na kanseri. Nyuma y'ukwezi yapfuye. Nuko ikirungo cyo muri turiya turemangingo mvamigabane gikora. Ni ukuvuga ngo impfu zose zizagenda zibaho zitunguranye. Uyu munsi natangaye, mu bihugu tubamo hari abantu bitwa ba chairman cyangwa se uhagarariye umudugudu. Uhagarariye umudugudu mu minsi yashize twarahuye, ndamusuhuza, nawe agenda, mbona ari umuntu muzima, ariko ejo natangajwe no kumva umuntu ambwira ngo yapfuye. Njyewe iki nahise mbaza, ese yiteje uturemangingo mvamigabane? Nsanga nibyo yaratwiteje. Muri kino gihe usigaye ugenda, tuvuge wenda ukagenda nko mu modoka rusange, ukumva umuntu arakoroye, icyo nakwita whooping cough cyangwa se agakorora ariko katavayo. Ukumva umuntu arakoroye, agakorora katavayo, noneho wakwicara ukamubaza, ese witeje uturemangingo
mvamigabane cyangwa se inyicaramubiri karahutaka, ukumva yarabyiteje. Ni ukuvuga ngo uburyo byicamo n'uburyo birwazamo bigira ibimenyetso. Ibimenyetso rero ni byiza ko abantu bagenda babimenya kugira ngo babashe kugira icyo bakorera umubiri wabo, kugira ngo babashe kwivura. Iyo warwaye agakorora kadakira icyumweru cyose, biba bikenewe ko habaho gufata ingamba zikomeye, habaho kwitaho mu buryo bwose bushoboka. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi turavuga ku nyama cyane iyo y'umwijima. Inyama y'umwijima ntabwo turi bujye mu bigize n'ibindi byose, hari ibindi biganiro tuzayikoraho, ariko iri mu nyama irimo irashwanyagurika muri kino gihe, yashwanyagurika umuntu atwaye imodoka agahita yigusha munsi y'umuhanda. Iyi nyama yashwanyagurika, hari ibyo abantu bamaze iminsi babona, hari nk'inkuru yasakaye cyane, inkuru yasakaye z'abantu b'abategarugori cyangwa se abagabo usanga baba baciye inyuma abo bashakanye bagapfira mu maroge, abandi bagapfira mu ngo zabo bashakanye. Kubera iki? Umwijima waturitse. Ntabwo bo bazi ko umubiri wabo udafite ubwo bushobozi n'izo ngufu zo gukora iyo mibonano. Bo bumva ko umubiri wabo umeze nk'uwa kera, kandi siko bimeze. Imibiri y'abantu yarahindutse, imibiri y'abantu yararwaye. Abantu bafashe ibi birungo, bafashe utu turemangingo mvamigabane bashyira ingufu mu kwivura. Naho ubundi nibatabikora, ni ukuvuga ngo ni hahandi kera hari abantu babaga muri Amerika bitwaga abasangwabutaka cyangwa se Amerindians. Babitaga, Abafaransa bahageze babitaga peau rouge, cyangwa se abandi bakabita ni ukuvuga ngo ni abo bita Native Americans cyangwa se ba gakondo bo muri Amerika. Ba gakondo bo muri Amerika uburyo bapfuyemo ni uburyo buri exactly nk'ubwo abantu bacu bapfamo. Ni ukuvuga ngo ba gakondo, Christophe Colomb wavumbuye umugabane wa Amerika, akimara kuvumbura abantu ba mbere bagatangira kujyayo, intambara ntabwo zahise ziba, bagiye bigize abantu beza, ariko nyuma yaho intambara ziratangira gahoro gahoro kugeza ubwo ba gakondo ba nyir'ubutaka babarimbuye bakabarangiza. Ikintu cya mbere babarimbuje, cya mbere cyangwa cyabarimbuje, bo babaga bafite umwanzi hariya, noneho bakarwana hagati yabo, bakicana hagati yabo. Ni ukuvuga ngo bagombaga kubona umwanzi yaje, noneho bakavuga bati sasa ko dufite umwanzi udukomereye turapfa iki twebwe. Uvuga ngo ba gakondo baricanye hagati yabo, intambara barazikomeza hagati yabo, kandi bafite n'izi ntambara z'umunyamahanga w'umunyaburayi waje kubatwara ubutaka bwabo, barwana intambara ebyiri. Byarangiye gakondo barangiyeho, aho usanga abirabura cyangwa se ba gakondo bavanze n'abirabura, kuko hari n'ubwoko bw'abirabura bwabaga muri biriya bice. Imibare yabo yari myinshi cyane, noneho imibare y'abirabura b'ubu ba muri Amerika ni mike cyane, kandi tugereranyije n'uko hari n'abanyamahanga bafite ubwenegihugu bw'igihugu cya Amerika. Ukibaza, ese Amerika ni igihugu kimira abirabura? Ni ukuvuga ngo abantu nibadakanguka bazisanga bararangiye, ubutaka bwabo bwaratwawe n'abandi bantu. Bazisanga ntaho bari, kuko bo barwana intambara hagati yabo, amashyari hagati yabo, urwango hagati yabo, ibintu byinshi bidafite umumaro, bitanagombye no kubaho.
Izo rero uturemangingo mvamigabane, uturemangingo utwo ngutwo, inyicamubiri karabutaka, iri muri ibyo bintu bateye mu bihugu byacu, cyane cyane bivamo ab'uruhu rw'umukara. Ibibazo byose aho baduteye hose, ibibazo bihari ni bimwe: kutabyara, ababyeyi gupfusha mu gihe babyara, abana kuvuka bagapfa nyuma y'iminsi mikeya, abakuze gupfa impfu zitunguranye, abakiri bato gupfa impfu zitunguranye. Buri wese agira umunsi we, ariko buri wese biragaragara ko bizamugeraho mu gihe abantu badashishikajwe no kumva ibyo tuvuga. Bashobora kuzisanga nko mu myaka 100 nta basigayeho, ugasanga nk'ubu ku butaka bw'u Rwanda hatuye nk'Abarabu, hatuye Abatanzaniya n'abandi bantu, kuko ba nyiraho batabashije kumenya ubwo butaka ngo bakore ibyo bagomba gukora, ahubwo bakitabira ibyo batagombaga gukora, bigiye bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero ibintu byose by'ubuganga bigomba kwitonderwa, nimba haje ikintu bavuga ko ngo barafasha abantu, ni byiza ko icyo kintu bakagipima, ariko batagipimiye mu bihugu byacu, bagende bagipimire iwabo. Noneho twebwe usanga badushukisha amafaranga y'intica ntikize, noneho tugafata abana tukabatera ibintu bitabarika. Nk'ubu urebye abana b'Abanyafurika, inshinge baterwa byitwa ngo zirabafasha, ntabwo zibafasha. Abana bose bo muri Afurika aho ujya hose usanga abana buzuye kwa muganga, noneho ukibaza ati se ziriya nshinge zitabarika babateye zabamariye iki? Noneho muri sisiteme z'imiyoborere Afurika yose niko navuga, cyangwa se n'ibindi bihugu bitaratera imbere, Amerika y'Amajyepfo, Aziya n'ahandi, usanga ikibazo ari kimwe. Usanga ibyo bibazo, utwo tubazo duto duto, nta muntu utwitayeho. Hari umuntu wageze kumbaza ati se ko bankingiye iyi ndwara bita hepatite ya B, nayirwaye gute barayinkingiye? Yewe nabuze icyo musubiza, kuko umuntu baramukingiye arangije arwaye iyo hepatite ya B. Hari n'ahandi za Mutara, ahandi za Kabuga mu midugudu, usanga nta yindi ndwara barwara ibica abantu bakuze, ni hepatite C niyo yabicaga mu gihe, cyane cyane uturemangingo mvamigabane tutaraza. Kandi bari bose, umudugudu wose, abakuze bari barakingiwe hepatite C. Ukibaza kuki umudugudu ukingirwa hepatite C, akaba ari nanone hepatite C iza ikabica. Noneho ukibaza ese ibi bintu ninjye ubibona njyenyine? Kuki nta wundi ubibona? Nimba nta wundi ubibona, kuki nta wundi ubivuga? Ese kutabivuga, cyangwa ko nimba habaye ikibazo hakabaho ko habaye amakosa mu rwego rwo gucunga, kuko icyo bagomba kumenya ni uko sisiteme y'isi iri very cunning, ifite imitwe myinshi. Rero icyo navuga, turakiga n'utu turemangingo mvamigabane abantu biteje, ni irindi somo, ariko bagomba kumenya uko baryitwara. Ariko kwicara abantu ngo baratuje, ngo byararangiye, ngo ubuzima buracyakomeza, ngo barubaka amazu, bazubaka amazu ariko ntibazayabamo. Bazubaka amazu abemo abandi banyamahanga, ntabwo bazayabamo mu gihe cyose batavanyemo uturemangingo mvamigabane mu mubiri.
niko bimeze. Bazamera nka ba baturage b'i Tayori muri Izaya igice cya 21 na 22, aho usanga abantu bakoraga ariko ntibamenye ko ikibi kibari inyuma, bo bakumva ko ubuzima bukimeze nka kwa kundi bwari bumeze. Aho muri Izaya 20 bavuga ngo abantu ntabwo bazicwa n'imbunda n'amasashi, icyo gihe babigeranyije nk'amafarashi, ariko n'ubundi abantu bazapfa, ariko ntabwo bazicwa n'imbunda cyangwa n'amasashi, ariko abantu bazapfa. Niki kizica abantu rero? Kizica abantu n'ibyo byorezo bateye mu bantu muri gahunda yo kugira ngo bigarurire ubutaka bwacu, babutware kuko badushyize ku munzani, babona twebwe tuburimo nta bwenge, nta bwenge cy'abantu bakora no guhemukira abandi. Abantu ni bantemuke ndamuke, ubwenge ni buke, ariko kuvuga ngo nibo banyabwenge n'abambere, ariko ubwenge ntabwo. Umuntu w'umunyabwenge areba, ntiyireba we, areba ubutaka yashyizweho, akareba n'inyungu z'abantu bazabubamo mu myaka izaza. Iyo umuntu atabasha kubona ibyo, ubwenge buba ari bukeya. Ni byiza rero ko abantu bakomeza bakavanamo imyanda mu mubiri. Uyu munsi turavuga ikintu cyafasha inyama y'umwijima, cyane cyane ko niyo nyama nini mu mubiri. Twavuze radi, kuyivanga na corps de bœuf cyangwa se soursop ubushize. Radi rero iragaruka mu umwijima, ibihaha, umutima, spleen cyangwa iyo bita lat, sinzi ko nayita mu kinyarwanda, ni akanyama gato kayungurura amaraso. Buri gihe radi ibigomba kugarukamo muri ibyo bintu. Abarwaye kanseri, radi ibigomba kugarukamo. Uyu munsi rero turavanga radi na beterave ngizi, noneho dushiremo amababi y'indimu, ariko mwibuke ngo indimu itari iy'ikizungu, indimu ya kinyarwanda. Ni ukuyituma abaturage bayibona, yaba ari nyuma y'umujyi hose ziba zihari. Indimu y'ikinyarwanda, atari indimu y'ikizungu. Amababi yayo ngaya. Okay. Amababi rero umuntu arayafata akayatogosa neza, atarabira neza akaba yakase ya beterave na ya radi, bikibira akabinagamo, akabivana ku ziko, ariko agakora ku buryo ibiradi na beterave bidashya. Uba wabikase, amababi yabira, ugahita unagamo, ugahita ubivana ku ziko, amababi agitangira kubira, kugira ngo iradi na beterave ntibishye, bibe bikiri umwimerere. Bizafasha rero, bizafasha kugenda bivana imyanda yose mu mwijima. Imyanda yose izagenda ishira mu mwijima kugeza igihe umwijima usigara umeze neza, kugeza igihe umwijima usigara, navuga ko ubwawe ushobora kwivura. Kuko inyama y'umwijima nubwo ari iri kwica abantu muri bino bihe, ariko ni nayo nyama ishobora kongera ikiterateranya mu buryo bwihuse. Niyo nyama y'umubiri dufite ishobora gukira vuba, Usanga hari nk'abana bato bababara mu nyama zo mu nda, babajyana kwa muganga ngo ni amara, babajyana kwa muganga ngo ni igifu, babajyana kwa muganga. Ariko abana bato biteje
inyicamubiri karahabutaka, ikibazo bafite gikomeye n'umwijima. Umwijima, ibindi byose biza bishamikiyeho. Umwana ngo yarya ubunyobwa mu nda ngo haramurya, umwana yarya ibiryo birimo amavuta mu nda ngo haramurya, umwana yanywa amata mu nda haramurya, umwana yarya mbese ibintu byose ubona ko bifite amavuta mu nda hakamurya. Icyo gihe menya ko ari umwijima, icyo gihe menya ko umwana wawe kanseri yinjiye kandi igeze nko ku giciro cya kabiri cyangwa se stage 2. Icyo gihe rero umwana kanseri igeze kuri stage 2, radi, beterave n'amababi y'indimu ashobora kuvura umwana agakira, umubiri ukongera ukisubirana, bityo kanseri ntirwe igeze kuri stage 4. Ikindi, abantu bafite kubyimba inda cyangwa bafite cirrhose nabo babikoresha bafite cirrhose kuko birafasha cyane. Ikindi ni abantu bafite umwuka muke mu buhumekero, abantu bafite umuvuduko w'amaraso, abantu bafite indwara z'uruhu ziza zidasobanutse, kuko akenshi uruhu hari ukuntu indwara zayo zigaragarira mu maso ariko byahereye mu mwijima. Abantu bafite umuriro mu birenge, kumva umuriro ni mwinshi cyane mu birenge, abantu bafite kubabara mu gice cy'uburyo, iburyo niho hari umwijima, niyo nyama nini. Abantu bafite cyane no kubabara ariko no mu gace gato k'ibumoso ariko gatoya, aho hari late spleen, akanyama kayungurura amaraso, kuko inyama z'amaraso zirafatanya, nicyo twita red pyramid rero, cyangwa se pyramide rouge rero, cyangwa se piramide y'umutuku, bivuga ngo igizwe n'umutima, umwijima na spleen cyangwa ariyo late. Ubwo icyo gihe rero iyo ukoresheje uko ari bitatu, izo nyama zose uba uzirinze kandi uzivuye icyarimwe. Ni byiza rero ko abantu badacika intege, bakomeze bagerageze. Ngira ngo impfu zo ziri kwiyongera, abantu batangiye kuzimenyera, ariko abantu bamenye ko buri wese agomba kwirwanirira. Umuntu ufite umuryango akarwanirira umuryango we, ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asama aye. Iki gihe rero ni cya gihe amagara y'abantu buri wese agiye gusama aye. Ibyo bababwira babuza ubwonko, mwirirwa ku ma YouTube mureba ibintu bitabafitiye akamaro mu mibiri yanyu, mureba ibintu bibayobya ubwonko, nicyo twita mainstream media. Nicyo bakora, nicyo bakoze muri cya gihe kiriya ndwara iza, cyo kuyobya abantu, bagafata amagambo abiri, safe and effective, cyangwa se ngo ni byiza, ngo nta kibazo, akaba ariyo ajya ku mateleviziyo yose y'isi. Noneho abantu bakumva ko ibi birungo bigizwe n'uturemangingo mvamigabane, bigizwe n'inyicamubiri karahabutaka, nta kibazo biteye. Abantu bibajya mu mutwe, nicyo twita mainstream media. Mainstream media igerageza kuyobya abantu aho yaba iri hose ku isi, noneho ikabajyana mu bintu bitabafitiye akamaro. Niyo mpamvu rero ikintu abantu bakeneye gukora ni ugushakisha, kwiga ibyagirira akamaro umubiri. Hari izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zisigaye ziriho mu ndimi zose, mu Giswahili, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, mu Cyongereza, bavuga ibintu byagirira umubiri akamaro. Kuvuga ngo uwafashe uturemangingo n'utaradufashe, icyo igifitiye abantu akamaro ni ubumenyi. Ariko nujya kuvuga ngo urareba umupira, urareba ibyo abantu bose like abaririmbyi, urareba ibyo
bakujyanamo politics, abashaka kujya mu buyobozi cyangwa se abarwanira imyanya, that complete rubbish. Ni ukuvuga ngo ni uguta umwanya. Ubwo rero abantu bagerageze kwita ku bintu bibafitiye akamaro, ku bintu bifasha imibiri yabo, ku bintu bifasha imiryango na sosiyete. Yahwe yaremye ibintu bishobora gufasha ikiremwamuntu. Abantu rero babikoresha. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza.